munsi nibwo yatabarutse mu gitondo nkuko namwe mwabibonye biba bitunguranye. Hari ibintu tutarashira ku murongo neza ngo tubitunganye. Turatekereza ko nibyashoboka hari ahandi turi gutegura hatari kure cyane dushobora, kuko turateganya ko hazaza abantu benshi cyane muri iyi minsi. Niho turi gutegura, nihamara kuboneka neza muzagenda mubibona ku mbuga tunamenyesha. Ariko mu gihe tutarabivuga n'ubundi hano ni mu rugo, nihanaboneka hano niho mu rugo. Bivuze yuko ibitaramo byinshi bizajya biberaho, ariko mu rugo rwacu ni hano yo kumwibuka. Kandi iki kiryo gikorera Yesu ushimwe kuko wadukoreye, nawe tugasezerana ko twagusabye. Izina ryawe nirihimbazwe, kubwa Yesu niho tubisabye. Amen. Yesu nashimwe. Nakoze Mzee Simoni uzasoba Haleluya, haleluya. Amen. Arabari kumamagara Vange mumura. Ta ubyibuse muri mwebwe. Dubarabize. Basubiri wabo mwirangara. Higeze gutera umwuka wo kwirukana bavuga ubutumwa batavuka muri uwo muryango. Bakabamenesha bati mugende natwe abana bacu bakuze. Ariko nashimiye abashombo mu bijombo batangiranye na kanana bikana mudagiri. Barabasazisha kandi basaza nta muriro banukaho. Haleluya. kandi we kandi genera umuntu wese Imana we Imana yacu n'umugenda w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi genera umuntu wese. Haleluya. Kandi we kandi genera umuntu wese kandi we kandi genera umuntu wese Imana we Imana yacu n'umugenda w'ibihe imenya byose ibitarabaho kandi genera
guhanura nubwo ubuhamya bushobora kuvuga bimwe n'ibindi, ariko hari byinshi bidashobora kuvugwa z'umunsi ku ijoro kuri agendana nawe. Ariko byose urabizi, icyo gushimaho muri kano kanya kuno mugoroba data nuko wamuhamagaye imirimo yagukoreye ikagenda imuherekeje. Urakoze, uri Imana yo kwizerwa, kuko wahamagaye bose wagendanye nabo umaze utegura ijuru ry'abera aho baruhukira imihanda. Nibwo yatabarutse mu gitondo, nk'uko namwe mwabibonye biba bitunguranye, hari ibintu tutarashira ku murongo neza ngo tubitunganye. Turatekereza ko nibyashoboka hari ahandi turi gutegura hatari kure cyane dushobora, kuko turateganya ko hazaza abantu benshi cyane muri iyi minsi. Niho turi gutegura, nihamara kuboneka neza muzagenda mubibona ku mbuga tunamenyesha, ariko mu gihe tutarabivuga n'ubundi hano ni mu rugo. Nihanaboneka hano niho mu rugo, bivuze yuko ibitaramo byinshi bizajya biberaho, ariko mu rugo rwacu ni hano. Abaza kudusura bazaza baza hano. Ndumva rero gahunda ntirafata umurongo neza. Hari abavandimwe kuko mubizi n'abana bari hirya no hino hanze, turacavugana turamenya neza gahunda y'amatike cyangwa se igihe bazagerera hano, ariko ntekereza yuko umunsi w'ejo byose bizaba byatangiye kujya ku murongo. Nibwo tuzaba twamenye igihe bazagera hano, ari nabyo bizaduhesha umunsi wo gushingura. Reka mbasabe rero dukomeze tutarame no muri iyi minsi. Ikigaragara cyo ntabwo ari muri iki cyumweru, wenda ibikorwa bijyanye no guherekeza no gushingura umubiri we ibyo byose mu cyumweru gitaha, umunsi tuzawumenya. Nongere mbasabe mwese mwihangane kandi mukomere. Dushime Imana, dushime Imana pe. Mfite impamvu nyinshi zo gushima, ntabwo ngiye kurondogora, ariko mu byatumye njye nishima ni uko mubona agarutse tukaganira.